Yes, ongeye kwifuriza byiza cyane aho muri yose mu cyo z'igihugu zitandukanye. Muri equipe ya Rayon Sport harimo inkuru nziza cyane kuri uyu munsi, inkuru nziza cyane iteye gute. Skol yamaze kwemerera equipe ya Rayon Sport amafaranga yo kugura abakinyi, mu gihe equipe ya Sport amafaranga akomeje kubura. Bemeranyije ko bagiye kubaguriza amafaranga, ariko ikintu ngiye kubwira abakunzi ba Rayon Sport ni igihe ayo mafaranga azabonekera. Ariko icyo nakubwira nuko iki cyumweru twatangiye kuri uyu munsi wo kuwa mbere kizasoza ibintu byagiye mu buryo. Itariki ndayizanye, itariki amafaranga bazahabwa ho ndayifite hano. Ikindi kintu gikomeye cyane, equipe ya Sport twagiye twumva ngo iri gushaka abakinyi b'abanyarwanda, ariko icyo kwibaza, equipe ya Sport nago izagura abakinyi b'abanyamahanga. Icyo ngicyo ndaje muzanye abakinyi babiri bashobora kuva mu gihugu cya Senegal. N'abakinyi nyuma yo kubona ko abakinyi barimo Funganye, harimo Suyusu Diagne, abarimo Omar Nying, abarimo Hadi Ndiaye, babaye abakinyi basa nkaho ari abakinyi beza cyane. Rayon Sport igomba kumanura abandi bakinyi b'abanyamahanga ariko bavuye West Africa. Nayo ndayazanye. Equipe ya Sport abakinyi barimo Abdoulaye Diarra, abarimo Suleiman Dafe, abarimo Asanana Inosa ndetse n'uwitwa Elenga Kang. Ikibazo cyabo nacyo kirakomeye cyane, ariko murabizi ko aba n'abakinyi Rayon Sport yifuzaga gutandukana nabo. Turaza kureba ngo ibiganiro, kuko aba bakinyi Rayon Sport yagerageje kubaganira ngo babe batandukana. Turaza kureba ngo ese byagenze bite. Ariko kuwitwa Abdoulaye Diarra we nakumenyesha ko yahamagaye perezida wa Rayon Sport amubwira ati wambabariye ukama imbabazi nkagaruka muri equipe ya Rayon Sport. Perezida yaramusetse cyane. Turaza kureba ngo yamusabaga iki. Mbazaniye za ndani za Murera, zanye za ndani umukinyi witwa Ivan w'Umugande. Iyo transferi mwagiye muyibonaho wenda abakunzi ba Rayon Sport, kuko muri iyi minsi abakunzi ba Rayon Sport hari ukuntu nyine mutari mwafataho ku byishimo ho gato ngo mubone inkuba zimanuka. Uyu mukinyi aganira na Rayon Sport barumvikana, ariko hazamo akabazo gato cyane. Ni akabazo gato cyane, ariko katabuze uyu mukinyi kuba yaza muri equipe ya Sport. Ndaza kukubwira ibyaganiye n'ubuyobozi bwa Sport. Sinumva ko hari umuntu wava kuri iyi video, sinzi aho yabagiye. Amafaranga uwitwa Muvunyi yemereye equipe ya Sport ndetse n'abandi bagabo batandukanye, ese ayo mafaranga azaboneka ryari? Iyo nkuru nayo ndayimanuye. Ariko inkuru nyamukuru cyangwa se n'inkuru cyane nuko Rayon Sport bitarenze iki cyumweru rwose amafaranga araza kuba yabonetse, igatangira gusinyisha abakinyi. Reka tangiye neza cyane ikiganiro, turebe aya makuru meza cyane ari muri equipe ya Rayon Sport. By'umwihariko aya makuru ashobora kubaka equipe ya Sport ngiye kubahereza kuri uyu munsi. Ku munsi wo kuwa kane no kuwa gatanu uwitwa Omar Nyinge aragera mu Rwanda, ndetse n'uwitwa Suyusu Diagne n'uwitwa Adama Bakayoko. Hagati yo kuwa kane no kuwa gatanu no kuwa gatandatu nawe azagera mu Rwanda. Umutoza murabizi ko nawe ku tariki 27 azaza. Tariki 28 uwitwa uyu mutoza wa fitness Ayabongare bisa nawe azaza aje kunegosiya na Rayon Sport ibigendanye no kongera amasezerano. Nicyo kintu kizaba kimugaruye muri Rayon Sport. Ikindi muri equipe ya Sport, Rayon Sport yakoze urutonde rw'abakinyi bazasohoka muri equipe ya Sport. Murabizi ko twagiye gusoza saison, Rayon Sport yamaze gukora urutonde rw'abakinyi benshi cyane bazasohoka muri equipe ya Sport. Muri iki cyumweru tugishize cyangwa se cyumweru tuvuyemo, Rayon Sport yagerageje kuganiriza abakinyi barimo Suleiman Dafe, uwitwa Elenga Kanga ndetse n'uwitwa Asanana. Aba bakinyi buri wese bagiye bamuhamagara kwe nk'ibisanzwe. Uwitwa Suleiman Dafe yavuze ko acyafite amasezerano, yavuze ko agifite byinshi byo gutanga muri equipe ya Sport, avuga ko nimba bashaka gutandukana nawe bamuhereza amafaranga yose y'imishahara yari isigaye y'umwaka muri equipe ya Sport. Yari yasinye umwaka umwe n'igice,
uwitwa Asanana Innocent nawe yababwiye ko bagomba kumuheza amafaranga bamusigayemo ya Lokritoma ndetse bakamuheza n'imishahara ye ubundi bagatandukana. Nawe ngo yarabyanze. Uwitwa Lenga Kanga nawe yabwiye perezida wa Sport ko ashaka kwemeza abakunzi ba Murera mu mwaka wa kabiri ngashaka gukina umupira utarigeze ubaho. Nawe ngo niba bashaka gutandukana bagomba kumuhereza imbumbe y'amafaranga yose cyangwa se imbumbe y'umushahara w'umwaka warusigaye. Rayon Sport rero n'ibibazo yifitiye itaragura n'uri mukenyi kujya kuvuga ngo iratanga amafaranga yo gusezerera abakinyi itarinjizamo n'abandi ntabwo byakunda. Ubwo abo bakinyi barabaretse. Icyo kintu nabwira abakunzi ba Murera, abakinyi barabaretse gose. Ikindi muri equipe ya Rayon Sport, ndi muri Rayon Sport ibintu birakomeye cyane. Muri equipe ya Sport amafaranga uwitwa Paul Muvunyi yemereye Rayon Sport yo kubagurira umukinyi, namenye ko aya mafaranga Paul Muvunyi azayahereza Rayon Sport mu kwezi kwa karindwi, ariko kwenda kwinjira mu kwezi kwa munani. Yababwiye ko aribwo azabona amafaranga, nibwo rwose azabona amafaranga. Abakunzi ba Sport mwumvishe Paul Muvunyi yemereye Sport miliyoni imbari 45 mukagira ngo wenda Sport igiye gutigura abakinyi. Yababwiye ko aya mafaranga azabafasha kwitegura imikino ya CAF Confederation Cup, ngo aya mafaranga azaza abafasha kwitegura neza. Rayon Sport umukinyi witwa Ivan w'umugande transfer mwagiye muyibona muri iyi minsi. Rayon Sport koko n'umukinyi watsinze ibitego bisaga 15 muri champion y'Abagande, yabaye wa kabiri watsinze ibitego byinshi, akaba akina muri Rwanda akaba akina hariya muri Uganda Revenue Authority, ikigo cy'imisoro cyariya mu Bugande. Akaba yaratsinze ibitego 15 muri sezo, akaba yaramagawe muri equipe ya Abagande ya Cani. Uyu mukinyi Rayon Sport yamuganirije, ariko uyu mukinyi ababwira ko nta kibazo, ibyo ibiganiro bagiranye yarabyemeye, ariko ababwira ngo reka manze njye muri Cani, ibyo mwamaye ni hatagira indi kipiza wenda ngo ibe yangirika, right? Nta kibazo, iyi Cani nirangira nzahitanza mu Rwanda, nta kibazo. Uyu mukinyi rero yumvikanye na Sport ko bishoboka ko yaza, birashoboka ko yaza muri equipe ya Sport hagati y'ukwezi kwa munani ndetse n'ukwezi kwa cyari. Ariko Rayon Sport yaramubwiye ati waje ukamanza ugasinya ubundi tukareba uburyo tubyaranja tukerekana ko wenda utarava mu gihugu cy'Ubugande, utari wasinya muri equipe ya Sport ukazakina niyo Cani, ariko waradusinyiye. Rayon Sport nyine iza guhana ikibazo cy'amafaranga, ariko uyu mukinyi nanumvise ko ibyo kugorana byasaga nkaho atari kugorana cyane. Muri equipe ya Sport twahoze twumva abakinyi b'Abanyarwanda bashobora kwinjiramo benshi cyane nka 5, ariko se ndashaka kubaza Rayon Sport na banyamahanga bandi izagura bite? Equipe ya Rayon Sport iri gushaka abakinyi bagera kuri 2 bazaturuka mu gihugu cya Senegal, ariko aba bakinyi bahamagaye umwagenti wazanye Forunganye, Yosudianye na Omar Nyinge, kuko babonye ko ari abakinyi beza. Uyu mwagenti bamubwiye ko yabashakira abakinyi ariko bakina imbere mu myanya y'imbere. Rayon Sport naba winga ifite Azizi Basane, ifite abanyina bawinga nyine, urumva iragwaje yaragiye. Ubwo ni umwe mu bakinyi bafashaga Rayon Sport. Rayon Sport yabwiye uyu mwagenti ko
yabashakira abakinnyi babiri bagahita bongeramo n'abanyarwanda, ubundi nyuma y'uko babonye ko abakinnyi bashaka gutandukana nabo bari kubagora, bari kubaka amafaranga menshi, birumvikana ko Rayon Sport ishobora kugura abakinnyi hagati ya 7 n'8, 5 b'abanyarwanda na 2 b'abanyamahanga, ariko basa nkaho bakomeye, cyangwa se ikagura abakinnyi 4 b'abanyarwanda na 3 b'abanyamahanga. Niko gahunda zihagaze. Uyu mu agent rero arimo arabashakira, ni urebye ni nk'ikigo, ni agent ikomeye cyane, arimo arabashakira abakinnyi. Rayon Sport uretse ikibazo cy'amafaranga nyine, Rayon Sport ikimara guhabwa amafaranga ibintu birakomeye cyane, ariko ni mu ibanga rikomeye cyane. Abakinnyi babiri bo muri West Africa ni mu ibanga rikomeye cyane. Aya makuru yo Rayon Sport bavuze bati reka tuyahishe kugira ngo hatazagira indi ekipe yatubangamira ku isoko. Rayon Sport rero irimo irashaka abakinnyi bagera kuri 2 b'abanyamahanga bazava muri Senegal. Nyuma yo kubona ko abakinnyi bavuye Senegal, yaba Youssou Diagne, yaba Manyinge, yaba Forunganye ndetse na Suwane wa APR Football Club ndetse na Kadimundia, ibona ko ari abakinnyi nyine beza ku rwego rwabo. Yani izo gahunda witwa Abdoulaye Jaro yahamagaye perezida wa Sport igihe ari muri Guinea, yahamagaye perezida wa Sport aravuga ati perezida wambabariye ko nshaka gukina equipe ya Sport umwaka umwe, ko nzakora ibihambaye, ko nzemeza abakunzi ba Sport, ko nzabashimisha. Aravuga ati rero shahwe ntabwo byakunda, kuko ntabwo byakunda abakunzi ba Sport, ntabwo byakunda rwose. Yampamagaye mu minsi ishize. Sikoro yamaze kwemera Rayon Sport ko ayeza amafaranga yo kugura abakinnyi kugira ngo Rayon Sport ko byagenda neza. Rayon Sport rero izahabwa aya mafaranga tariki 30 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ubwo abakunzi ba Rayon Sport ngareba tariki 23 harabura iminsi 7 Rayon Sport ibiganiro by'abakinnyi bagiye bagirana batandukanye bigahita bisa nkaho bigira gute bijya ku murongo. Tariki 30 Rayon Sport irahabwa miliyoni ziri hejuru ya 70, miliyoni ziri hejuru ya miliyoni nyine, ni miliyoni nyine zaguramo abakinnyi Rayon Sport izaba ishaka. Rayon Sport abakinnyi uwitwa Rushema Chris barumvikanye, yarababwiye ngo amafaranga yanjye naboneka nzaza nsinye. Uwitwa uyu mukinnyi Ndwaye Aimable nawe yarababwiye ngo amafaranga naboneka nzahita nsinya. Abakinnyi benshi batandukanye muzahita mubona Rayon Sport ikoze ibintu bikomeye cyane. Tariki 30 Skol irabahereza amafaranga menshi cyane ari hejuru ya miliyoni 70. Bigirimana Bedi nawe yavuganye na perezida wa Sport amubwira ati kugira ngo nze mu Rwanda ku munsi w'ejo, kugira ngo nze mu Rwanda babivuganye ejo mu masaha ya 5 mu masaha 6 gutyo, kugira ngo nze mu Rwanda birasaba ko amafaranga turaza guheraho tuganira hejuru y'ibihumbi 40 by'amadolari, miliyoni 40 aba ari mafaranga tuza guheraho tuganira. Bigirimana Bedi Rayon Sport aramubwira ati miliyoni 25 nuzemera uze. Bigirimana Bedi rero niyo mpamvu byarangiye adashitse hano mu Rwanda, kuko we ashaka guhagurukira muri miliyoni 40, kandi Rayon Sport ibibazo yifitiye ayo mafaranga azavamo abakinnyi 2. Ubwo gahunda zari nuko rwose Bigirimana Bedi nagihindutse bavuze ko bagiye kuba mwihoreye, n'ubundi nta n'amafaranga yifitiye, niyo mba yashaka azabahamagare baganire. Icyo kintu namaze kumenya, ariko tariki 30 amafaranga aza kuboneka. Abakunzi ba Sport mu gihe byiza cyane, kuri uyu mwanya tumaze kuba twaganiramo gake pole kabisa, abiya musigane ibihe byiza cyane.